izakomeza iceceke, ntabwo izarekeraho kuvuga, ntabwo izarekeraho kwikorera imirimo yayo. Iracecetse ariko hari impamvu icecetse. Abantu benshi bari ku minzani, abantu benshi bari ku minzani. Ndagira ngo nkubwire ngo gerageza kugira ngo ubashe yewe gupima ibiro kuri uwo munzani wawe. Gerageza kuko uri mu igeragezwa ry'Imana. Uri mu igeragezwa ry'Imana nshuti yanjye. Imana iri kukureba, ikareba amasengesho wakoraga ntayo ugikora. Imana iri kukureba igasanga wacitse intege. Abenshi noneho ngo bafunze insengero, bamwe bahise bigarika, bari kuvuga ngo nta hantu bafite basengera. No mu cyumba cyawe wapfukama mugasenga kandi ugahamagara Imana. Ndaba mu byizerwa, irinde inshuti yanjye, irinde wa mama we, irinde wa mupapa we, irinde wa musore we, irinde utava mu byizerwa. Haleluya. Irinde yewe, irinde icyo giti cy'umuzi kitaza kuguhumanya. Haleluya. Irinde icyo giti cy'umuzi kitaza kuguhindura. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Gerageza kwirinda, gerageza kuva mu bidatunga. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese nimugubwe neza. Tubashimiye yuko mwahisemo kubana natwe. Nta kindi rero no kwicara mu gatuza ubundi mukumva icyo Imana ibashakaho muri uyu mugoroba, cyane ko ibisarurwa ari byinshi ariko abasaruzi akaba ari bakeya. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimwe. Nkuko abakunzi bacu rero bamaze kukumenyera, ariko nanone turi kumwe n'indi channel nayo yitwa Savana TV. N'ubwa mbere bo bakubonye, reka ngusabe kugira ngo noneho utwibwire, no mara kutwibwira umaze gusuhuza abakunzi bacu ubundi tugezeho isengesho kugira ngo dukunde dutangire ikiganiro cyacu. Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yanjye ni Rebeka. Yesu aduhana umugisha cyane. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kuvuga ijambo ry'Imana nababwiye ko mbere na mbere tubanze Imana imbere. Nta kintu na kimwe wakora utabanje Imana imbere. Tugiye gusenga Imana mu kuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ituyobore mu kuvuga ijambo ry'Imana, kandi nawe uraza kumvira ijambo rigufashe mu kuryumva, ubashe kuryumva rigiraho rikuvana rigire naho rigushyira. Yesu aduhana umugisha. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko turi amahoro. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugiye kuvuga ijambo ryawe rero Kristo, turakwinginze ngo aka kanya ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Unyemerere ijambo ryawe Mana, umuntu uraryumva, unyemerere Kristo ntirice mu gutwi ngo ringuke mu kundi, ahubwo rishinga imisi mu mutima wiwe, rizamubera impamba n'urwego bizamugeza wawe mu ijuru. Ngaho rero duhe Imana kuyoborwa nawe, twasame wivugire, tukubere mikoro wirangururire mu izina rya Yesu Kristo. Kugiye kubana natwe, dusenze twizeye kugiye kubana natwe kandi kugiye kutuyobora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Karibu rero atugezaho iki Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Murakoze. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ntabwo twari duherukanye abantu bo kwimanira hari TV, ariko uko byagenda kose nzi neza ko ari amahoro, namwe muri amahoro, kuko nanjye nda amahoro. N'ubundi umurimo w'Imana ntabwo yavuze ngo umuntu yawuhagaritse, kuko umurimo w'Imana umuntu awukorera ahantu hose hashoboka. Imana rero ibagirire neza. Hari abantu bari bamaze iminsi bamamagara bambaza ngo Rebeka ko utakiboneka, ntabwo turi kubona ubutumwa bwawe, ntabwo turi kukubona kuri channel, ariko biba byiza ntabwo gukora kuri channel ariho dukorera gusa, n'ahandi tuba turi kuhakorera. Rero Yesu abahana umugisha. Nta kibazo nagize, bamwe bari bagize ngo wenda hari ikibazo nagize, ariko nta kibazo nagize, ndi muzima, ndashima Imana, mba ndi ku murimo w'Imana.
hano bandi gufasha ubwoko bw'Imana. Yesu aduhane umugisha. Njye nshishikara mbwira abantu nkabwira ngo nimba ubonye ijambo ry'Imana ntabwo riciraho ubusa, ijambo ry'Imana ntabwo ritambukira ubusa. Uko byagenda kose ijambo ry'Imana ritambuka hari uwo riri kubwira. Inshuti yanjye, abantu Imana yajyaga itubwira ngo muzashaka bababwira ijambo ry'Imana mubabure, muzashaka abantu babasengera mubabure. Rero ni ukuntu birengagije gusenga cyangwa bakirengagiza kumva ijambo ry'Imana. Ariko ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ngo niwumva ijambo ry'Imana ntukaryirengagize, niwumva imvugo y'Imana ntukayirengagize, kuko igihe utazi ya mvugo y'Imana n'ijambo ry'Imana rishaka kukurengera. Bishobora kukurengera mu gihe utari kumwe na wa muhanuzi, bishobora kukurengera mu gihe utari mu rusengero, kuko waryumvisha ukaryubaka ku nkingi z'umutima wawe, ntirice mu gutwi ngo rihunguke mu kundi. Nyemera rero uko byagenda kose ntabwo ijambo ry'Imana ritambukira ubusa. Ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Ijambo ry'Imana ryagukomeza uri wenyine, kuba waryumvisha ryagusanga mu cyumba cyawe urwaye rikagukomeza, ryagusanga ufite ibibazo runaka rikagukomeza, bigatuma wisubizamo icyizere, bigatuma wizera ko Yesu Kristo akiri kumwe nawe. Rero ndagusabye kugira ngo rwose nujya wumva ijambo ry'Imana ureke kuripinga, ureke kurisuzugura, kuko nurisuzugura uzarishaka ugira ute uribure mu gihe ritazaba ritakiri kuvugwa. Imana rero itugirire neza, Imana igutabare aho uri hose. Ndagira umubwire ngo wowe ufite ibibazo, nta bibazo na bimwe Yesu adashaka gukiza. Wowe ufite uburwayi, nta burwayi na bumwe Yesu adashaka gukuraho. Wowe ufite intambara, nta ntambara na zimwe Yesu adashaka gukuraho. Uko byagenda kose Yesu arabishoboye. Nizimbye mu magambo, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Reka umukozi w'Imana adusomera ijambo ry'Imana. Yesu aduhane umugisha cyane. Dusome. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abaheburayo 12 twahera ku murongo wa 14. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ese we mu Kristo ubana n'abantu gute? Ese we mu Kristo ubana n'abaturanyi gute? Ubana nabo mubana gute? Ngo tugire umwete, Imana ishimwe cyane, ngo wo kubana n'abantu bose amahoro. Ese ubanye n'abantu gute? Ntiwaba usenga abantu bakakubona usenga bakagucira imanza bitewe n'imyitwarire yawe, bitewe n'imivugire yawe, bitewe n'amagambo yawe atari meza. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Imana itugirire neza. Ahantu hose uri gerageza kubana n'abantu bose amahoro. Uko byagenda kose, umuntu agira abamurenganya, umuntu agira abamubeshyera, umuntu agira abamwanga, ariko ijambo ry'Imana ntabwo ritubwiye ngo ukwanga nawe ni umwange, uguteraho amahane nawe ni umuteraho amahane, ahubwo riratubwiye ngo tugire umwete ngo kubana n'abantu bose amahoro. Imana ishimwe, Imana idufashe, Imana idutabare. Uri gusanga umuntu atakita kubana n'abantu bose amahoro, nyamara iyo ubanye n'abantu bose amahoro, niyo yaba atari mu gihe cyo gusenga, niyo waba utari umukristo, ariko ukabana n'abantu bose amahoro, bigiraho ingaruka nziza abana bawe, bigiraho ingaruka nziza umuryango wawe. Tuzajya tubibona, namwe mujya mubibona, aho abana bashobora gusigara ababyeyi babo baratashye, ariko abo bana bagatungwa n'abantu kuko ababyeyi babo babanye n'abantu bose iki amahoro. Ugasanga ineza wa muntu yagize igarutse ku muryango we, igarutse ku bana be. Rero biritonderwa nshuti yanjye, ndakwinginze kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro, ureke kwihagararaho. Abantu bo muri iyi minsi ngewe baranyobeye. Urasanga umuntu, ubundi twubahaga umuntu wese mukuru, twumvaga ko dukwiye kumuha icyubahiro, ariko muri iki gihe yaba umwana, yaba umubyeyi, yaba umuntu mukuru, yaba umupapa, yaba umusaza, nta muntu ukimenya kubaha umuntu runaka. Buri wese usigaye ubona abenshi ugasanga nta kinyabupfura bafite. Noneho wajya kureba n'abantu basenga ukibaza ngo mbese uriya muntu arase, ese uriya muntu ari kwera mbuto ki mu by'ukuri? Ugasanga wowe wari kumukurikira, n'umupagani wari kumukurikira ntabwo akimukurikiye, kubera ko afite
afite imico mibi, ntago azi kubana n'abantu bose amahoro. Rero nshuti yanjye naje kubabwirira ijambo, mwebwe musenga Imana, namwe mudasenga mugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Uragambanira mugenzi wawe ukumva wikomye mu gatuza, ukumva nyine ukoze igikorwa gikomeye kuko wamugambaniye, umugenzi wawe agapfa ukagenda ukishima. Nyamara nubwo wishimye, menya ko nawe uri mu isi, menya ko nawe ibibaye kuri mugenzi wawe nawe bishobora kukubaho. Biba imbuto nziza, nicyo nshaka kuvuga. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Biba imbuto nziza wa muvuga butumwa we, biba imbuto nziza wa munyamasengesho we, biba imbuto nziza. Gerageza biba imbuto nziza. Turasanga abakozi b'Imana benshi batakibiba imbuto nziza, ugasanga umuntu, hari umuntu umerutse kubona ari gutemberana inzoga kandi ngo yari umukozi w'Imana, ugasanga umuntu ari gutemberana inzoga kandi ngo ni umukozi w'Imana. Ni ikintu kibabaje, ni ikintu kibabaje giteye agahinda. Ese iyo mbuto uri kwera ni iyihe? Ese iryo jambo uri kubiba mu bantu ni irihe? Byatangiye uvuga neza ijambo ry'Imana, ariko urimo uraheruka guherukiza kuritangarisha ibibi. Rero gerageza rwose, gerageza ubibe imbuto nziza, Yesu azaguha umugisha. Gerageza uve mu byaha. Nimba warabwiye abantu ngo bihane ibyaha, ahubwo akaba ari wowe uri kubikora, urumva uri kubaganisha ye. Uwo muriro uri murabaganishamo, nagira ngo nkubwira ngo igisitaza ijambo ry'Imana yatubwira ngo ntikizabura kuza, wari kukizana ngo azabana ishyano. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Umuntu urasanga mu by'ukuri ngo yavugaga Imana, wajya kureba ibikorwa akora, wajya kureba amagambo afite, yakumva mugenzi we bamugiriye nabi akumva aranezerewe, yagambanira mugenzi ibyo yamugambaniye byacamo akumva aranezerewe. Ariko ntabwo ari ku ijambo ry'Imana ritubwira, nta nubwo ari ku ijambo ry'Imana ridutegeka. Gerageza wigendana n'iminsi n'ibihe, wigendana ngo nibigezweho. Abantu bari kugendana nibigezweho bagahinduka, bagahindura ingendo, bagahindura amagambo yabo, bagahindura imvugo zabo, bagahindura imyitwarire, ngo bari kugendana nibigezweho. Imana idufashe, Imana idutabare. Abantu ntago mugitinya Imana, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo mutagitinya Imana, Imana irabareba. Ntago Imana ari uko itabareba, Imana irabareba. Kandi umunsi yururutse Imana izakubaza itaranto yaguhaye icyo warikojeje. Imana izakubaza icyo waryungukishije rya taranto yaguhaye. Gerageza rero wubaha Imana, kandi ugerageze gushishikara kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ubane n'abana bawe amahoro, ubane n'umugore wawe amahoro, ubane n'umuryango wawe amahoro. Ugerageze ushishikare kugira umwete, haleluya, wo kubana n'abantu bose amahoro. Gerageza, kubera ko ejo ntabwo uzi uko ejo bizaba bimeze, ntabwo uzi uko ejo uko bizakugendekera. Babandi wagiriye neza wenda nibo bazagutabara ugeze mu gihe gikomeye. Babandi wavuganiye nawe uzagera mu kaga bakuvuganire. Babandi wafashije nawe uzagera mu gihe cyo gufashwa bagufashe, kubera ko wabanye nabo neza amahoro. Haleluya. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Imana muri iki gihe, reka mbabwire, Imana iracecetse, ariko mu guceceka kwayo ntago ari uko itari kureba. Mwabakozi b'Imana mwe, mwabahanuzi mwe, mwabavuga butumwa mwe, Imana iracecetse. Ariko nubwo icecetse, suko itari kureba ibikorwa mukora, suko itari kureba imyitwarire yanyu. Mwabaririmbyi mwe, suko itari kureba ibyo mwikora. Yemwe mwabahanuzi mwe, suko itari kureba ibyo mwikora. Imana iracecetse, ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nubwo izakomeza iceceke, ntabwo izarekeraho kuvuga, ntabwo izarekeraho kwikorera imirimo yayo. Iracecetse, ariko hari impamvu icecetse. Abantu benshi bari ku minzani, ndagira ngo nkubwire ngo gerageza kugira ngo ubashe yewe gupima ibiro kuri uwo munzani wawe.
gerageza gerageza kuko uri mu igeragezwa ry'Imana. Uri mu igeragezwa ry'Imana nshuti yanjye. Imana iri kukureba ikareba amasengesho wakoraga ntayo ugikora. Imana iri kukureba igasanga wacitse intege. Abenshi noneho ngo bafunze insengero, bamwe bahise bigarika, bari kuvuga ngo nta hantu bafite basengera. No mu cyumba cyawe wapfukama mugasenga kandi ugahamagara Imana. Ndagira ngo mbwira abantu ngo nibashake ubwiyunge n'Imana, nibatindane n'Imana nayo izatindana nabo. Bagerageze gukwanga icyaha ndetse n'igisa nacyo, Imana izabana nabo kandi Imana izabagirira neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo kandi n'uwo kwezwamo kuko utejejwe ngo ntabwo azabona Imana. Haleluya. Ngo utejejwe ntabwo azabona Imana. Icyo waba uri cyo cyose utejejwe, umenye neza ko utazabona Imana. Amashuri waba ufite yose utejejwe, umenye neza ko utazabona Imana. Gerageza ubane n'abantu bose amahoro ndetse uwezwe wanga icyaha n'igisa nacyo, kubera ko niwezwa uzabona Imana. Haleluya. Niwezwa uzabona ubutabazi bw'Imana, nukiranuka uzabona gukora kw'Imana. Gerageza ube maso nshuti yanjye. Gerageza wongere usubire ku rufatiro. Gerageza wongere ushaka ibihe byiza n'Imana. Wezwe kandi ukiranuke, kuko nukiranuka uzabona Imana. Imana itugirire neza, Imana idutabare cyane, Imana iturengere. Reka badusomere ku murongo wa 15 haravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Haleluya. Amen. Reka dusubiremo. Amina. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rikomeje kutubwira ngo twirinde hatagira umuntu uva hehe mu buntu bw'Imana. Haleluya. Twirinde hatagira umuntu uva mu byizerwa. Twirinde hatagira umuntu ureka gusenga. Twirinde hatagira umuntu ukora ibyaha. Nubwo turi mu bihe bikomeye, nubwo turi mu bihe bitoroshye, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo irinde. Haleluya. Ahantu uri hose gerageza kwirinda ngo utava mu buntu bw'Imana. Irinde hatagira ikikugusha, irinde hatagira ikintu kiguca intege, irinde utava mu byizerwa. Irinde inshuti yanjye, irinde wa mumama we, irinde wa mupapa we, irinde wa musore we, irinde utava mu byizerwa. Haleluya. Irinde yewe, irinde icyo giti cy'umuzi kitaza kuguhumanya. Haleluya. Irinde icyo giti cy'umuzi kitaza kuguhindura. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Gerageza kwirinda, gerageza kuva mu bidatunganye. Gerageza yewe nshuti yanjye kwihanira ibyaha kandi wihanire kureka. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riri kudukebura. Nubwo imisi ikomeye, nubwo ibihe bitoroshye, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo gusenga bitoroshye, ariko reka nkubwire, irinde utava mu buntu bw'Imana. Aho ngaho wabonaniraga n'Imana, aho ngaho wavuganiraga n'Imana, ntabwo bivuze ngo Imana yarimutse. Hoya, Imana ntabwo imeze nk'abantu. Nicyo nkundira Imana. Imana yacu ko yahoze kera n'uyu munsi niko ikiri. Imana yacu iratuzi. Haleluya. Umuntu wese wayizeye, umuntu wese uyiringirira muzi kandi yamumenye izina. Haleluya. Imana itugirire neza. Muririmbyi niwe wavuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndi amahoro. Nimba Yesu agukunda rero, irinde utava mu byizerwa. Nimba Yesu agukunda rero, irinde utava mu buntu bw'Imana. Komeza usenge. Haleluya. Komeza ube imbere y'Imana. Reka nkubwire, buriya njya nkunda aba bantu b'abasirikare. Abantu b'abasirikare, iyo umuntu yiyemeje kujya mu gisirikare, ntabwo aba yemerewe gushyira imbunda hasi, ntabwo aba yemerewe
yemerewe kuvuga ngo ndananiwe. Arakomeza, nimba bamubwiye ngo hagarara hari akahagarara, nimba ari urugamba ntabwo atinya ngo yiruka, niyo yaba ari intambara y'amasasi imeze gute, umusirikare arashikama muri ya ntambara, yewe akareba na mugenzi we barasha akamufata akamwirukankana akamukubita ku bitugu, kubera ko yiyemeje igisirikare. Haleluya! kandi yakiyemeje agikunze agishaka. Bivuga ngo ibyo akora arabizi, bivuze ngo ibyo akora ni ibimurimo. Ese nawe Kristo waba waramwinjiyemo, mbese bikurimo? Nimba bikurimo, iki ni igihe cyo gushikama. Haleluya! iki ni igihe cyo gushikama, iki ni igihe cyo kuba maso, iki ni igihe cyo gukomera, iki ni igihe cyo guhagarara, ugahagarara ku cyo wamenye. Zonegere botaya sire meniase. Iki ni igihe cyo gukomera, ugahagarara ku cyo wamenye. Iki ni igihe, ntabwo ari igihe cyo kwirukanka, iki ntabwo ari igihe cyo gutakaza ibyiringiro, iki ntabwo ari igihe cyo gutakaza umwuka wawe wera, iki ntabwo ari igihe yewe cyo kuva mu byizerwa, iki ni igihe cyo gukomera. Ngaho rero komera, wa mubyeyi we, komera. Wewe wabonaga ko bicitse, wewe wabonaga ko intambara zitoroshye, komera. Wewe wabonaga ko yewe urugamba rukomeye, ariko komera, Yesu ari ku ngoma kandi azahora ku ngoma. Haleluya! komera, Yesu ari ku ngoma. Yesu wakurwaniraga mu rugo rwawe, ndagira nkubwire ngo ntaho yagiye. Yesu wakurwaniraga mu burwayi bwawe, ntaho yagiye. Ahubwo komera, urushaho kumwegera, rushaho kumwegera, kandi urushaho kubana n'abantu bose amahoro, kandi urushaho kubana n'abantu bose amahoro, ugire n'umwete wo kwezwa. Imana izabana nawe, Imana izaguha umugisha, Imana niza ntabwo izagusiga. Haleluya! hari abantu batita uko Imana izaza, bamaze kubigira ndabimenyereye, bibaza ngo Yesu azaza ryari. Yesu yatanze ibimenyetso byinshi cyane, arabihanisha, bamwe ntibumva, abandi arababwira, bamwe ntibumva, rimwe n'abatumye bakabita abasazi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo bamaso, 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 kuko Yesu ijambo ry'Imana atubwira ngo azaza nk'umujura. Yesu naza azaza nk'umujura, nta umenya igihe azazira, nta umenya isaha azazira. Ndagira ngo nkubwire ngo uryamye yaza, uri gusenga yaza. Niyo mpamvu rero tugomba guhora twiteguye, niyo mpamvu tugomba guhora turi maso, niyo mpamvu tugomba guhora yewe dushaka ibihe byiza, tukegera Imana, kuko tutazi umusini igihe Yesu azazira. Amahoro y'Imana nabane namwe. Naje kubabwira ngo nimukomere, mubane n'abantu bose amahoro, ntibitume mudasenga. kandi ikindi, mugire gukizwa, mugire gukizwa. Yemwe barokore, mugire gukizwa. Yemwe bakristo, mugire gukizwa. Mukizwa aho abantu babareba naho batabareba, mukizwe, mukizwe mu ngo zanyu, mukizwe. Yemwe mu kazi mukora, mukizwe, kuko ni mukizwa Yesu azabambika ikamba ry'ubugingo. Reka dusenga Imana, Imana ibagirire neza, kandi Imana ibambika imbaraga, Imana ibatabare, Imana ibagarukeho. Wowe wari waranze kubabarira, Imana ikugarukeho. Wowe wari waranze kureka ibyaha, Imana ikugarukeho. Mu izina rya Yesu Kristo, ugira umwete wo kwezwa ndetse n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Uri Data wa twese mwisa, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Mana, twumvishije ijambo ryawe ritubwiye buryo ki tugomba kubana n'abantu bose amahoro, ndetse tukagira n'umwete we kwezwa. Bivuge ngo iminsi yose tugomba kwezwa, kuko tutazi umusini igihe uzasira. Nyemerera Uwiteka, ugende ujye mu bwoko bwawe, ubugirire neza, ubaha imbaraga zo kwihanira kureka, ubaha imbaraga zo kubana nawe. Mana, inyota yo kugushakana umwete igume mu mitima yabo. Mana, ubarinde gucika intege, kuko tubonye neza ko utejejwe atazakubona. Ariko Kristo, nutanga imbaraga zawe, nutange Uwiteka Imana Nyiringabo umwuka wawe wera, niwongere uze mu bantu bawe, niwongere uze mu bwoko bwawe, ubuhe kugutinya ndetse no kukubaha. Urakoze Yesu, urakoze koresheje icyubahiro, nsenze niseye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kubikoze. Amen. Urakoze cyane kubw'ijambo ryiza uduhaye. Umuntu yakenera gusengana nawe cyangwa se agakenera kuvugana nawe mu buryo ubu cyangwa ubundi, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze.
murakoze ntaratambutsa nimero yanjye ya telefoni ndagira ngo mbahe message. Imana yambwiye ngo mbabwire yemwe bantu b'Imana, Imana yambwiye ngo nukuri Imana iracyahari, Imana iracyahari. Mwe mwamaze kuyitakariza icyizere, nimwongere mugaruke mu buntu bwayo, mugaruke mu mbaraga zayo, kubera ko Imana iracyahari. Imana iri kumbwira ngo umuntu wese urashaka Imana kandi akayishakana umwete, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iki nicyo gihe igiye kumwiyerekamo, iki nicyo gihe igiye kumwiyerekamo, kandi iki nicyo gihe igiye kumurengeramo. Umuntu wese urashakana Imana umwete, umuntu wese uregera Imana cyane akava mu bidafite umumaro akegera Imana agayihamagara, aho wayihamagarira hose Imana izakumva kuba ukiranutse. Ngo iki nicyo gihe Imana ije kukwiyerekamo, iki nicyo gihe Imana ije kugutabariramo. Imana itugirire neza, Imana ibafashe. Nomero yanjye ya telefoni ni 0781929655. Yesu aduhane umugisha. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereza umugisha. Shalom.